rwose gasitari igeze hamagara ngo ihamagara uwize ngo niwe uzasenga ngo utarize nazasenga ngo usenga ndasenga. Reka dusenge Uwiteka Imana. Turagushimye mwami w'abami, turagushimye nyaguhora ku ngoma, turagushimye mutware uhagarariye abatware bose bo mw'isi no mw'ijuru, izina ryawe niryubahwe. Waraturengeye wa Mana we, warakoze. Turacyariho turacyahumeka, si kubwacu ni kubwawe, ushimwe uhabwe icyubahiro. Aka kanya rero utubabarire kandi utubere maso, utubere management, utubere umugenga w'ibihe byacu byose tugihumeka. Urakoze ro mwami w'abami, urakoze data wera. Aka kanya turi imbere y'amaso y'abantu agiye atandukanye, tukigarurira imitima y'abantu benshi. Turagusabye ngo ibyo tuvuga hagira ikiza bakuramo, ibyo tuvuga hagira ikibubaka, ibinyoma n'ubupfapfa n'amafuti ubisibanganye, ahubwo uzamura ijambo nyamukuru ugeza ku bana bawe. Nyaguhora ku ngoma rongo nubane natwe, tugire neza. Icyo turayisengeye cyane, dusengeye umwana wawe Samu umugisha, natwe uduhereze umugisha wawe data, udufashe ibyo dukora duhahe turonke umugisha wasezeranije abagukunda mubyeyi, udusesekazeho kandi buri mwe wese uri hano umusoreze kwifuza kwe, icyo yifuza gisohozwe nawe mbyambaje mu izina rya Yesu, amen. Kiro wanjye arakoze kudusengera. Reka twinjire dutangira, ariko hari umuntu maze iminsi ndi kumva witwa ngo ni impano y'Imana. Uwo uriya muntu koko akoresha umwuka w'Imana cyangwa n'indi myuka? Impano y'Imana nta mwuka w'Imana avuga ko afite impano nkuko Yesu ngo yakoraga kuntuza ngo kuri divayi, ubwo yatuburaga ngo divayi, ko yatuburaga ngo imigati, nawe niko avuga. Ntabwo avuga ko afite impano yo kuba pasiteri, cyangwa se avuga ko afite impano yo gukora ku kintu kikaba uko ashaka. Ubwo rero kandi akavuga yuko ashobora gufata urukoma akaruhindura idolari. Impano y'Imana rero ngira gutya aje mpura nawe, maze guhura nawe nigeze kumubona akorana n'uwitwa Pastor Claude. Ntago nari muzi, tunarahura ntago ntigeze menya uwo turi buhure. Barambwiye ngo hari umuntu bashaka ko dukorana ikiganiro, ariko sinigeze menya nimba ari we. Nagiye kubona mbona yikubisa aho ngaho araje. Noneho barambwira ati rero uyu ni wa mugabo usigaye avuga ko ari umutubuzi utubura amafaranga. Impano y'Imana rero naramusuhuje, injira mu kiganiro, dukora ikiganiro. Yari ari kunywa zira nzoga bavoma mu bikarito, avuga ngo ni amaraso ngo ari kunywa. Ubwo mu gukora ikiganiro rero abwira abantu ngo bazane amakoma. Amakoma barayazana. Amakoma arashanyagura buri muntu akajya muhereza agace k'agakoma ngo gafate mu ntoki, agafata gutya. Yarangiza akubwira si wizera Imana, ati nizera Imana, witwa nde? Amazina yawe ukayavuga. Ati noneho rero mpereza ako gakoma, kakamuhereza kazana akantu kameze nk'ikofi, ariko si ikofi. Taka kantu uri kukareba, ndakareba. Hari undi mwanya uri kubonamo ntawe. Gafata amakoma kashyira muri kagakofi agafunga. Hashira nk'iminota 2 akaba arafunguye. Nimba ari amadolari abari mu kandi kago k'inyuma ataka tweretse. Nimba koko ntawe nigeze muri amakoma yatakaye. Niba yaracengejemo n'ikofi. Nimba sinzi nagiye kubona mbona uko nyine yakabumbye karimo ya makoma, mbona afunguye harimo amadolari. Bura bafite tubiri cyangwa ni kamwe? Ni kamwe neza wabyitegereje? Ni kamwe yagasize imbere yacu gutya, turakareba tubona ni kamwe. Tubona nta hantu hari hisheni ngo tuvuge ngo hano ngo harimo ngo akandi gafukamwe imbere ngo hari byacenge wapi. Yarakarambuye turakareba. Impano y'Imana rero ngiye kubona mbona havuyemo amadolari. Aravuga hari umugabo wa mushiti wanjye tujya dusengana, bamwe batuyiraza akagugo. Aravuga ngo wowe nguri dolari, ngo yari yasabye amadolari 50, ngo wowe nguri ngiri ngo ririho umukoshi. Nguri dolari ngo ririho umukoshi, ngo ntago ndi buri guhe, ngo umuntu wasabye ngo amadolari 20 ngo ninde ni vava, wasabye dolari 10 ninde nundi muntu nawe wari wayisabye ngo ngaya, barayaduhaye. Amaze kuyaduha dukora ibiganiro, ngiye nkangira ubwoba. Nari mfite amafaranga 107 mu gasakame kanje. Ndavuga ni nyavanga, hari gihe ari buze gushya. Ngo manyafashe mu ntoki. Mbaza Eric wari wantumiye siri dolari ndarivunjisha. Eric we ko nshaka amanyarwanda. Eric ati rero wowe uze kumubwira nari kuvunjira. Atafite n'amanyarwanda. Ubwo rero nibwo namubwiraga ngo ntamvunjire. Amereza 30 bari kumbwira ngo barampa 25 nka 30.
rero uriya mugabo niwe ayo mafaranga yari yayahishe. Niba koko uko yatweretse ako kantu ngo nta mwanya wundi wari urimo, nimba koko birabitangaza ari byo, njye ntago mbizi, ariko icyo nzi cyo nuko nabonye afite amadolari 2 ahora azana buri munsi. Ntashobora gutubura 100, ntashobora gutubura imodoka, cyakoze yabwiye Kanyombya ndazamugurira inzu arya navuga mwemerera imodoka. Rero ntirazi abantu biriwe bamamagara benshi ngo bashaka nimero ziwe. Muvande urabanza ugashishoza ukareba neza pe. Hari ukuntu umuntu ashobora gufatira amafaranga hano inyuma yicaye, none handi maboko arimo amakoma, akaza kuza gusubiza amaboko inyuma bagiye bahora nk'ubiganiro yakoze, kazana ya mafaranga kakubeshya. Rero bajye bitonda, ubanza urebe umuntu umenye ngo uyu muntu koko ibi bintu nibyo, si amafaranga ndi gushaka nzavuye ki. Mbese nyine ubanza ushishoze ejo utazayoba mu bintu utazi. Oya nibyo kabisa. Ubwo mpano y'Imana nuko namubonye njyewe yafashe amakarita ahindura umukanda arafatana neza. None tubashije mari baravuga ati hari amakarita bajya bafatanye bigakunda. Ushobora kuba hari, ushobora kuba nta yahari, wenda yasizeho n'ibituma afatana yasizeho amasupaguru. Nuko bimeze njyewe Imana nta kintu navuga ngo ndaragira abantu ngo baze baha amafaranga, kuko atubura inote 2 gusa kandi arazihorana. Nuko adatubura kandi ujya no kugenda yesa kwaka izo nota kuvunjiramo amafaranga, azijyana nyine ubu yagiye kuzitwikisha handi. Rero abantu muri kumbabaza mukanira n'agahinda. Niba uri kwamamaza indirimbo yawe ngo wamamaza indirimbo yawe, niba uzi kukunda Vava ngo uvuge kukunda Vava, apana kumutwikiraho. Urumva abantu abazi byinshi bazabazwa byinshi. Iyo wifata ukabeshya isi yose, ukabeshya ngiye buriya mu bantu ntakina nabo ni Yesu na se. Mu bantu ntakina nabo ni Yesu na se. Nimbuzi yuko ikintu uri kwamamaza icyo ari cyo cyose, nimbuzi ko ari ukuri, nibuzi ko ari n'ikinyoma, uzajya kubona bibone mu kaga. Kandi Yesu na se wabakorera utabakorera, nababwiye iryo jambo nzarisubiramo. Narabwiye ngo Yesu na se wabakorera utabakorera nta mikino bagira. Wababeshya utababeshya nta mikino bagira. Bara nibo bayoboye isi. Ngwino rero uvugisha ukuri, uvuga ikintu uko kiri. Niba utwikuza utwike, niba uri umupfumu ufite ihembe wabona Nyeswa mu myaka 80 ishize yararikoraga avuga amagambo yo kubandwa no guterekera twumva mu bisekuru, ntubizi urubyiruko. Ariko uzajyaho ngo uvuge ngo sogokuru ngo yari afite ngo ihembe, ngo niba ngo yari afite ihembe ngo nanjye ngo iryo hembe rya sogokuru wawe uzira rikoresha gate. Ukwiye kugendera n'Imana mu mirimo n'ibitangaza. Ibyo byabakera bibisekuru, ibyo byo kubambwa no guterekera, ibyo byo gutubura, ugafata iby'Imana iguhaye. Rero niba uzifata ukaza kubeshya isi yose, nyuma ejo nufungwa, nyuma ejo nuhura n'ibibazo n'akazi kawe. Ibiri ukuri ni bibukuri, ibiri ibinyoma nabyo bibiki bibi binyoma. Ubundi nkura muntu ngo uramutubuzi ngo yitwa mpano y'Imana, bira bintu ntago bari sawa, kuko biriya nyine n'ubutubuzi nk'ibindi kandi birahanirwa n'amategeko. Ubutubuzi bihanwa n'amategeko. Nayo ngo jara ari kubimubwira cyane kabisa mu itegeko birimo. Nose ubwo umuntu ngo namena amagazi ya 25 y'inzoga, umuntu arafasha arayamenye. Ni kuba umuntu ari guhombya igihugu, ari guhomba akahombya n'igihugu. Fasha amakazi ya 25 arayamenye, ngo nagera mu rugo ngo rasanga ngo huzuye andi meshi, ngo rambura igitambaro hariya ngo ushyire inote ya 5 ngo n'igiceri cy'ijana, igiceri n'ikibura mu warongera mu rugo ngo asanga yuzuye. Ibyo bintu wapfa kubyemera 100% mu by'ukuri. Kirazira. Ibibazo rero nibushishoze, Satani muri iminsi ari kuyobya abantu, kandi umenye ko n'abashaka iki abayoboke. So dukomeza, mbere yuko dukomeza nagira ngo twige kuri ino jambo ryo muri Matayo 24 rivuga ko ibi bintu by'iyi minsi turimo nyine n'iminsi izaza, ariyo minsi itazaba ari myiza, izaba irimo abo bantu b'abatubuzi, izaba irimo abo bantu badakunda Imana, izaba irimo abantu batari beza nyine. Reka dusome twumve uko havuga muri Matayo 24, turahera ku murongo wa mbere. Ndasoma kugeza ku murongo byibura wa 11. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka iby'imyubakire y'urusengero. Arababwira ati
nimurebe ibi byose ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa be baza ahari biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuhwa z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima yanyu kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi by'inzara hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazagambanirana ngo bababazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abaziza izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma, aho hantu muhatsindagire, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi rugakonja, ngo ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa, niwe uzaba ari umukristo muzima. Ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ngo ariko ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere. Icyo gihe abazaba ari Yudaya bazongere ku misozi miremire, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye ntazamanuke gutwara ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye ntazasubire imuhira kwenda umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazaba umubabaro mwinshi utigeze kubaho, uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, ngo kandi ntuzongera kubaho. Iyaba iyo minsi itaragabanyijweho ntihajya kurokoka n'umwe, ariko iyo minsi izagabanwaho kubw'intore za Kristo. Amen. Nuvuga ngo twahera aho hantu inyuma, ngo iyo minsi izagabanwaho kubw'intore za Kristo, kubwa babandi bahora basenga mu gitondo na nimugoroba. Kuvuga ngo nukuri mureke dusenge, nukuri kuko iki gihe tugezemo ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo gushaka Imana kuruta uko twayishatse mbere, ni igihe cyo gukorera Imana birenze uko twayikoreraga mbere. Batubwiye ati abahanuzi b'ibinyoma bazaduka. Singiye kumenshoninga bamwe na bamwe, singiye kuvuga bamwe na bamwe, ariko bo ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo turabazi benshi bagiye baza bahanura ibintu by'ibinyoma nyuma bakivuguruza. Ni byinshi mwagiye mubyumva, ngira ngo icyo kimenyetso cyo cyari kiri kugenda gisohora cy'abahanuzi b'ibinyoma bari kugenda bagwira baba benshi. Ni ukuvuga ngo mureke twongere twegere Imana kuruta uko twayikundaga mbere, tuyikunde byirushijeho inshuro nyinshi, kuko igihe kiri bugufi. Naho umunsi n'igihe, ariko igihe kiri bugufi. So ndumva na sheri wanjye yagira icyo avuga ku iryo jambo Uwiteka tumanuriye muri kano kanya. Nta kindi ngiye narenzaho, uzi ko yahamagawe n'Imana, ahubwo umuntu ufite ibibazo ni umuntu uza kwamamaza ikinyoma, ukaba ubizi neza yuko uri kubeshya, warangiza ukabeshya n'isi yose. Uwo muntu we afite ibibazo. Iri koranabuhanga, bantu b'abanyabwenge turabubaha koko, muzi ubwenge mwarakoze, ariko iri koranabuhanga ntabwo ari iry'abana b'abantu, ni ikoranabuhanga ry'Uwiteka Imana. Rero izi mbuga nkoranyambaga ni imbuga nkoranyambaga zikwiye kwamamaza ukuri, zikamamaza ikintu kiri ukuri, apana ibinyoma. Niba uje kuvuga ngo Imana ngo yambwiye ngo ngomba ngo kubana ngo na madamu ngo runaka, undi akaza ngo Imana ngo yambwiye ngo Eduard bampora iki, ngo ntari bufungwe, ngo nadafungwa ngo nzacuruza ngo amashashi ngo n'amadevi, undi munota ngo ururimi ngo rwanyereye. Bavandimwe rero, ibyo bintu ni ibintu dukwiye kujya twitondera. Imana niba iguhamagaye ngo genda uvuge ubutumwa, genda uvuge ubutumwa, kuki se wongeraho n'ibyo itagutumye? Ubwo rero ukwiye kuba maso. Ngeze kubwira abantu bakundana cyangwa se abantu bashakanye, nimba uri umudamu ukirirwa mu rugo, umugabo wawe agataha, hari uko ubanye nawe, hari ubwo umutegurira amazi, hari ubwo umutegurira isime, hari ubwo umuzanira akamambiri, hari ubwo azihereza. Ariko mu bintu byose bibaho, mujya kuryama mbere yuko musenga, ntugasinzire utamubwiye ikintu cyakubabaje.
uzamubwira uti rero ariko mutware nubwo tugiye kuryama aha wakoze iki, aha wabigenje gutya, aha ngaha wambabaje, nimurangiza musabane imbabazi musenge. Hanyuma rero nimujya gusinzira mwaba muryamanye uzamubwire ngo Imana ikurinde, kubera ko umuntu abasinziriye n'undi asinziriye hari ubwo habaho kudakanguka, ariko uzamubwira ati mutware uramuke neza Imana ikurinde, cyangwa se tugiye gusinzira Imana ikurinde, undi ati nawe Imana ikurinde. Mu gitondo ni mubyuka nukanguka nawe agakanguka uzamubaze ngo waramutse gute. Rero ibyo biganiro nibyo bituma mushyikirana, mwamara gushyikirana urukundo rw'Imana rukabaza hagati. Naho rero nurya muri kuvuga ngo yavuze ko agiye gukina biyari, agejeje saa 7 z'ijoro, ubu yagiye gusambana, uzarara n'umujinya. Naza nanakubwira ngo mpasiripa ngiye gukaraba, uzahita umwitimbwa. Rimwe na rimwe nta nubwo azaba yanahashye kandi uzi ko afite amafaranga yasangiye n'undi mugore, uvuge ko ntacyo amaze. Ariko ubundi abakuru baravuze ngo amagambo, hari indirimbo yo mu badive ibivuga, amagambo y'intonganya ntago aregama mu kanwa, ariko umutima ujya uyacubya atararuha asohoka. Amagambo y'intonganya ntarega mamukanwa, ariko mutima yacu byatararuha sohoka. Mukundane rwose, Yesu aravuga ngo ngiri tegeko ryanjye mbahaye. Mukundane rwose, Yesu aravuga ngo bana banjye mukundane. Hanyuma mukundane rero, niba mwababazanyije musabane imbabazi, kuko nimba umugabo ari pasiteri akajya mu rusengero akajya kubwiriza uzi ko yatashye saa 6, niba umugore uzaba wicayeho ya mavuta niyo azaba yafite ntabwo uzayafataho ngo bikunde, kuko uzavuga ati dore uko kimeze. Nk'urugero Dawidi yagiye kubyina hehe mu rusengero, amaze kubyina umwitero uratakara, umugore aravuga ati ariko buriya Dawidi buraruzuye. Dawidi ati njyewe nabikoreye imbere yandi, imbere y'Uwiteka. Rero nawe hari ubwo umugore wawe azagupinga bitewe naho waraye, ariko kuko mwuka wera kuzaho byanze bikuzagenda ugira gute utanga ubuhamya. Ariko wowe ufite ibibazo, niba hari amavuta y'umwuka wera kuriho ukajya kuyavanga n'ibyaha, bya bindi uzavuga ntibizafata. Uwo mu bantu ubwe ntabwo uzamwigisha ngo bikunde, nujya no kwigisha abandi, kuko iwawe nta mbuto mu rugo hweze ntabwo hanze bizafata. Ubwo rero ukwiye kumenya niba uri pasiteri kuki uhamagara abakobwa bafite amabuno meza. Niba uri pasiteri kuki uri kubona bafite inyinya nziza wakunze uyu mugore wawe. Njyewe hari igihe njya mbwira Yesu nti hari ibintu njya mbona, niba uri umupasiteri ugomba kwakirwa n'umugore wawe. Nimba uri umupasiteri ugomba guhitamo umugore umwe akaba ari ubana nawe, abandi beza bose ukabashyira ku ruhande. Mumbabarire rero mugendana n'Imana mukuri no mu mwuka, hanyuma mwe kuvanga amasaka n'amasaka, niko padiri yavuze. Mumbabarire rwose bantu muza kuvuga ibintu bidahari ngo mufite amavuta, ngo Imana ngo yabatumye, ngo Imana ngo yababwiye, ngo Imana yaberetse. N'akazi kanyu, akazi kanyu ishobora kuba yarahamagariye mu kavuyo, ikaba yarahamagariye mu kavuyo ukaba winjira bigakunda, ariko ukaba utazasohoka ngo bikunde. Sibyo. Nibyo kabisa. Nukuri umva inama sheri wajya ari kubagira, nukuri ni inama y'ukuri kandi ya nyayo. Ushobora kuko Papa Jesus nta mikino agira. Nukuri Papa Yesu nta mikino agira. Nayo nyine umukorere cyangwa umwihorere. Umukorere mukuri no ngo hari ijambo ryanditse mu byahishuwe ngo igihe kirageze ngo noneho ngo abantu bakore mukuri no mu mwuka. Ngo kuko abantu bari mu mayira abiri,
ije kubaruka wa wundi udashyushye cyangwa konje izamuruka. hari umumama uherutse gutanga ubuhamya avuga ngo uza kuvuga Yesu ucomotse. uwo mumama ngo yabaye ku mihanda ngo akanywa itabi n'umugabo we nyine mbese ngo bakarwana ngo bamenyanye nyine bamenyanira ku mihanda. none ajya avuga ngo uje kuvuga Yesu ucomotse. hari igihe waraye usambana wihannye, hari igihe waraye wiba wihannye, uje kuvuga Yesu koko nibyo, ariko uturutse he? ubwo rero niba uvuga Yesu, niba uvuga mwami byo ku rurimi ntago bizakujyana mu ijuru. mwibuke ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. niba rero uri pasiteri, ikora imirimo y'abapasiteri. niba uri pasiteri, era imbuto mu rugo rwawe, ndetse abahandi bazisoromeho, bagusoromeho imbuto z'umugisha. ko rero nuza ukajya kumasura, ejo ukongera ukaza ngo ngengo neretswe ngo umugore pasiteri runaka, nyuma hakaza amavideo yo kumasura kandi utatuye yuko ari umumasuzi, ukaza uvuga kuri inshuti y'Imana uvugana nayo, nyuma bakavuga kumasura nakazi. ariko yahise azima. ubwo rero mwihangane, nyaboneka mushakira ahandi umugati, mwe gutwikira kuri Yesu pe. ni ukuri nimushakira ahandi umugati, ntago yawimye, ndetse nta n'uzinduka agiye gukora ngo amwimihaho. nyaboneka mwihangane rwose, muvuge yavuze. mwe kumuvugira pe, atavuze. uko bimeze ibyo bintu umva ni ukuri. kubeshya n'icyaha. abantu bavuga itavuze rwose batubabarire, kuko batuma umuntu yizeye ibintu bidahari. ukabaho wizenga ikintu kizaza, ukavuga ati se ninjye wasenze nabi, ese ninjye byagenze gutya. kumbi wa muntu waguhanuriye yaguhanuriye we ibyiyumviro bye, ntiyakubwiye icyo Imana ivuze. simpakanye ko hatarabuka. ariko se reka mbwire n'abarokore, ubundi urinda guhanuza. nge hari umuntu uherutse kumbwira ngo ajya gusengera mu mashyuza. mu mashyuza nefira mu Bugarama, urenze iwacu ukagenda ukajya hafi y'Ibusozo, hafi y'i Burundi. mu by'ukuri uvuye i Kigali ugiye kureba umuntu wo mu mashyuza y'epfo agiye kugusengera. muvandi wowe upfukamye ugasenga, ukatura ugasenga, ntusengere ku byaha. uzi ngo ya Mana ya wa muntu wo mu mashyuza we ntiyakuzaho? si ibyo se? we wikihutira kuvuga ngo reka njye kureba Imana wo mu Bugarama. banza ugire imirimo myiza, uvuga ate se ndi umukobwa, sinywa inzoga n'itabi, sinigeze nkuramo inda, wenda se mfite n'igishoro, ni gute nzabura umugabo? urumva? ahubwo se uzarara unywa itabi, urara uri kunywa inzoga, ngo wagiye gusenga Imana ngo ushaka umugabo ngo ufite imodoka? si ibyo. ushaka umugabo ufite imodoka, se wowe ufite iki? wageze kuki? rero gira imyitwarire myiza, ugira imirimo myiza, hanyuma rero bya bindi uri kujya ujya kubaza, Imana izabigwa, kuko ubona yuko witwaye neza, kuko ubona yuko ubikeneye kurusha kujya kubibaza umuntu wa Nyagatare cyangwa uwo mu Bugarama. rero niba usenga, ugira ahantu usengera hamwe, ugira icyumba ubarizwamo, ugire groupe ubarizwamo. hako uzajya gusenga ku wa mbere ugikantarange, ku wa gatatu ugikantarange, ugiye kuba nyiramuhoyoyo, abana bazabura uboza, umugabo abura umushyira ifunguro ku meza ngo uri mu masengesho. ugira aho ubarizwa, ugire groupe ubarizwamo, ugire umunsi ujya gusenga, pana kwirirwa ujarajara. uzahura nande? uzahura n'abavuga ngo Imana yavuze ngo hari umudayimoni watengo hitwa Kiroso. uwo mudayimoni ngo yitwa Kiroso, ngo avuga ngo yigira Yesu. ngo yigira Yesu ngo kandi atari we. reka genda. ngo akigira ngo marayika w'umucyo kandi ari uwo mwijima. rero wana Kiroso akaguhanurira yuko uzabyara, kandi uzi ko kwa muganga bakwibwiriye yuko ahumura ujya mu mwana aho wabugenewe ari hato, cyangwa se bakakubwira ngo nta mbuto zo kubyara ufite nukuremye. uzahera ku wa mbere ujya gusenga imyaka 15 ishire, kandi uzi ko abaganga babikubwiye. uhora uvuga ngo mana ngo ndashaka urubyaro, ngo mana ndashaka urubyaro. abaganga barabikubwiye. imyaka ibaye imyaka n'imyaniko. umuntu usengera ahangaha, umuntu wahangaha kubwira ati
ndi kubona bimeze gutya na gutya ushobora kubyara ariko bishobora gutinda kuki udatekereza impamvu avuze ko bizatinda gutinda bisa no guhera wowe ugomba kwireba ukitekereza atari kuko maze imyaka 12 ushobora gusanga koko nangizo ntanga ntazo mfite se kuko maze imyaka 20 se kuko ngumye njya gusenga ese abapfumu bagume banje yanjye nawe ukitekereza ukigira inama uhereye ku buzima bwawe urumva ye rero ntago Imana izakora ibitangaza ku ngufu ntago Imana izakora ibitangaza ari uko wagiye ikanarangi ikorera ubutayu ubwira Imana ikikubabaje ubwira Imana ikintu mbese wabuze mu buzima bwawe pana kujya gushaka runaka uziriwe aragusengera uzavuye uzarara kora ibiki izere numara kwizera hanyuma ugendana n'Imana yawe ku rwego rwawe no ku rugero rwawe pana kwizera ngo hateye ngo pastor ngo bitangaza bihe nta kwizera ngo hateye mu pastor ngo yaje ngo ari gukora ibitangaza banzu urebe ko uwo mwuka wera uri kubona waturutse ahera ku Mana nibyo nukuri mu Kristo jumanzu shishoze jumanzu shishoze kandi ijambo riravuga neza umwenda warahera watabutsemo kabiri buri wese yemerewe kwigererayo wivuga rero ngo reka njye kwa pastor runaka ngerereye arakugererayo gute se kandi umwenda waratabutsemo kabiri buri wese yemerewe kwinjira hera urumva rero banza ucunganwe naho usengera ucunganwa groupe yawe ucunganwa n'iby'Imana ikubwiye ubanza urebe neza iby'Imana byabaye isoko by'Imana byabaye business abantu barabicuruza banza rero ushishoze nukuri bira bintu ntago ari byo Yesu yageze yararimo agenda abona hahoze ari urusengero hahindutse isoko yarababaye cyane ibintu byose bikubita hasi agaragaza umujinya we rwose arabimenagura ibintu byose arashwanyaguza ngo ijuru ntabwo ari isoko cyangwa se akarima kawe Bibiliya wirirwa uzererana nayo ubwayo iza gushinza ijuru ntabwo ari isoko cyangwa se akarima kawe Bibiliya wirirwa uzererana nayo ubwayo iza gushinza kero aye cyo kuruzi kuririmba Imana yakuremeye kabisa ntago byoroshye buri wese n'ugucunganwa n'izamurye agacunganwa n'izamurye mbese akabanza agashishoza neza akavuga ati umupasiteri ndi kujya kuri afite ihe mpamvu sibyo agacunganwa n'izamuryawe buriya rero hari ahantu dusengera uriya mu mama waho ndamukunda babwira ngo kwihanira kureka nibyo bituma amasezerano asohora ntago uzaba uri umugome ngo nubu uze ku rusengero uvuge ngo Mana ngo mbabarire ngo kubera ngo ubugome ubu n'ubu buke usubire muri bwa bugome uzasubiza ntago bikunda ubwo rero uko uzaba wizeye nibyo bizakuremera uko uzaba wizeye nibyo bizatuma ugera ku cyo uri kujya kubwira runaka ngo asengere nawe ni wizera ukanihanira kureka mbese ugasenga n'Imana nitanagisohoza isakubwiza ukuri niba niyirije ubusa iminsi ndi gusengera imodoka urabona Yesu anyanga ku buryo ataza kambwa atari ko na nyoko ashaje nta gara afite wakicaye hasi ko nakugeneye ikijumba wari ikijumba ugategereza kwipfira nzajyaho nirirwa mvuga ngo uburero ngo Yesu ngo aranyanga ngo atamaye imodoka hoya ntagwa ka afite icyo yagusezeranije kandi rero icyo yakugeneye cya kindi nicyo uzicara mu nguni muvugane bitewe nuko wizeye bitewe nuko wihanye ntabwo uzajya mu nguni ngo buke ngo ujye Sodomu wiri gusambana ngo ugaruke muri ya nguni mubone no nje nigeze kubaha ubuhamya njewe nigeze kubana n'abajepe umwaka n'igice nje nigishijwe gusenga na leta y'u Rwanda nje ntabwo nigeze mvuga ngo ndi ubwenge bwo kwiriza ubusa nigishijwe gusenga na leta y'u Rwanda nigishwa gusenga n'umu office umwe witwa Dani Tumayine n'undi witwa Mutoni Geneti n'umugeneral umwe witwa General Major Bingira abo bantu nabanye nabo hari sagara ateye wacu Nyamasheke ya Rusizi na Nyamasheke ivuga ngo Sankara ngo ari mu Nyungwe ngo hari abantu ngo banyamasheke ngo bakorana nawe ngo bamugemurira nza guhura n'umupasiteri wo mw'Ityazo tuvuye gusenga aravuga ngo hano hazamutse imodoka nyinshi ngo Sankara ari mu Nyungwe abasirikari batunyura bati ni muzi hano mutubwira uburyo Sankara ari muri Nyungwe batwurije imodoka baratujyana n'i Kigali n'ubwa mbere nari mbonye amapingu
nkajya mbona bari kwifunguza imfunguzo utuntu tw'udufunguzo bakinjizamo agafunguzo ipingu rikayafungutse bakanyambika nanjye nkavuza induru ntimana we ntimbuze perezida ngo mubwire ko ntari haduya kuko baravuga ati mwebwe mukorana na za haduya mwebwe mushaka utugambanira nanjye ntimana we nicyagereka Paul Kagame ngo mubwire ko ntari haduya ntagire ngo navuga perezida ariko mana nariya makaroni n'ibirayi abanzi banje nibashake bankobe cyangwa bajye babinyurira nakazi kabo nariya makaroni n'ibirayi nyahawe n'inkotanyi murumva ntago nge nzajya ngo mvuge ngo byiringiro by'abanyarwanda FPR nge mvuga ibintu nzi ntago mvuga ibyo natekerewe nariya makaroni n'ibirayi mwanzi wanje uri hose nushaka uzaza ubinyurire nariya makaroni n'ibirayi nyahawe n'inkotanyi najyaga ibishogoro n'ibishyimbo n'imyumbati namenye ko ibirayi n'amakaroni babitekana mbihawe n'abayobozi noneho rero ukuntu namenye gusenga rero ndamenye gusenga ngeze mu kaga ngeze harindi muka urumva noneho nibo banyigishije kwiriza ubusa ntago nari nzi ngo muneyereza ubusa iminsi ibiri niyirije ubusa tekereza niyirije ubusa nkajya nteretwa n'abasirikari bakomeye abasirikari bakaza bakansanga muri chambrano twari turi kwa mukobwa kuri mwiza waza gutera inda ugasubira iwanyu utwite urumva abasirikari bakaza bakanganiriza bashiriza amajoro bakaza bakanganiriza bakanzanira amazi bakanzanira fanta bakanzanira amata bakanyitegereza mana perezida wa republika aho uri hose imana izaguha umugisha aho uri hose ntagira inkana mfite ntanzu nahawe ariko kubera ubumwe n'amahoro n'umutekano aho uri hose imana izaguha umugisha igisumba byose izaguha ubugingo badushyiraga ku masempure meza byo kwirosa byiza amagariderobe amadushe meza yo gukarabiramo amavuta amakotegisi noneho umusirikare umwe witwa Mutoni arambwira ati Valentine imana ni ishobora byose urasenga cyangwa nta gusenga ntago nsenga naringize imyaka hafi 18 ntazi kwiriza ubusa uko bigenda natangiye gusenga impamvu mbabwiye ibyo byose ndi gushaka kubinjirira ukuntu ushobora gukora amasengesho ukabona ikintu imbere yawe kandi gikakora ikimenyetso kikoze ukazakibona ngiye natangiye amasengesho y'imisi nasenze amasengesho y'umunsi umwe n'igice bundi nsenga y'ibiri bundi nsenga y'itatu natangiye mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa munani nibwo nabonye umuntu wambaye ikanzu yera rwana aravuga nari ntangiye gusinzira ariko ntasinziriye neza aravuga ngo iki cyorezo cyaturutse iryo jambo yavuze bukeye numva ngo covid noneho ikindi yaravuze ngo humura uzataha rira n'iterabwoba nta mwanzi uzahungabanya igihugu cy'u Rwanda n'umwe noneho mbibwira umufisa twabanaga arambwira ati rero iyo warose ubona umuntu wambaye ikanzu yera bari imbaraga zikomeye najyaga mpera mu gitondo ndirimba nkageza ari mugoroba barambwira ati wowe uri umukobwa wa perezida we nta nuzagukoraho n'ishambo ruzayigumamo nta muntu uzongera kukwimura ubwo bakangaburira mu gitondo igikoma cyiza n'amata n'umugati nkajya gukaraba saa sita nimugoroba ibyo kurya byiza bigiye bitandukanye inyama n'ubugari n'amafi n'ibirayi narabiriye urumva ariko aho hantu muri leta indani niho naboneye Yesu niho nabonye umuntu wambaye ikanzu yera niho narose kamera ihagaze ku maguru abiri y'umukara ndayabona nibwo narose mbona umuntu afungurira impano nyinshi zigiye zitandukanye mbona miliyoni n'igice amafaranga menshi narabaze byari 18,000 nibwo narose imana impindurira igihumbi nakoreraga ku munsi nirirwa mpingira umuturage cyangwa se nkora ntago kuvugira umwami wanjye bizankunda wowe wa musore uzashaka kundambagiza ntukandambagize urumva ntago uzambuza gutanga ubuhamya bw'ukuri najyaga mvi wacu Musenyi nkajya kwa mama wacu cy'impindu nkajya gusaba ibijumba nukuvuga ko ndi mubi ku buryo nta musore wari kungurira ikanzu nukuvuga ko nta musore wari kungurira telefone ariko naramurindiriye kuko yari yavuze icyo nshaka kukumvisha ro wamurokora aho uri hose usonzane nawe uzabwirirwa amenye ko wabwiriwe uzababara amenye ko wababaye azatinda kugusubiza ariko ntazahera rero ayo masengesho nakoraga umunsi ku munsi amezi 8 yarayazirikanye arinda n'ijambo yambwiye araririnda abona agendanaga nawe nkumva ngo babishe hari umukobwa witwa Nyampinga ari inshuti yanjye bamuteraguye ibyuma ageze munsi y'iwabo atagiye no mu kabari bazaga kutwicana kuko yari inshuti yanjye
bamuteragura ibyuma arasigara, undi ajya gusura umusore ahantu bita kuri Nduba, umusore amugambanira amuteragura ibyuma, undi ajya koga mu Kivu ararohama, undi bamurangira akazi yari yarize ngo zibamuha akazi abatubuzi batumagira amastress atumajya kwiyahura. Abo bose nari ndi kumwe nabo, ariko kuko hari ikintu yari yaravuze irakirinda. Noneho rero nyuma yo gutandukana nabo bayobozi, sengerwa n'umuma witwa Esperance, arambwira ngo Imana ngo ikwemereye icyo kurya n'icyo kunywa. Njyewe Imana inyemereye icyo kurya n'icyo kunywa se kivuye he? Kitari ibijumba, kitari ibishyimbo. Ati Imana ikwemereye icyo kurya n'icyo kunywa kandi uzarya amahanga yose azabireba. Urumva umuntu wakoreye igihumbi, wavuye guhingira igihumbi, kumubwira ngo Imana ngo izaguhuza n'abanyamahanga ngo kandi umuntu azaguhamiriye, urumva ari kubyemera? Ntabwo ari kubyemera. Umuntu wavuye gusaba ibijumba kwa nyina wabo kumubwira ngo wowe uzatunga amafaranga 500, ntabwo yari kubyemera. Imana rero sinzi ukuntu yabigenje, inyibutsa ati muri family yanyu hari umuyobozi umwe witwa Duwari Bamporiki, nari ntaramubona imbona nkubone, naramwumvaga. Irongera inyibutsa ati muri family yanyu hari uwera Jean Maurice wezi Kigali. Ndaza nzi Kigali kuko hari ijambo yavuze yarinze, kuko icyo gihe yambonye, kuko napfukamye amezi menshi cyane, kuko nirije ubusa. Najyaga amubwira nkimara kugera mu cyaro, ngiye twumvikane Yesu, ngiye twumvikane ibirayi byanjye nanze kurya uzabinyishyura. Ibirayi byanjye n'amakaroni mu ruta yazanye muri ryashoro ngo nirije ubusa uzabinyishyura urabeshye. Urumva? None nkamubwira ntariko mbega ubucucu. Niyiriza ubusa ibirayi byiza koko babizane koko mbyange ngo niyirije ubusa ndi kukubahisha. None ungaruye Nyamasheke, ungaruye Nyamasheke, ubundi bajyaga banshyiraho igihuho ati wowe uraririmba rwose hano ni hafi ya perezida, hano ni hafi yaho uzataha umubonye kandi n'igishora zakingu. None nanjye nkajya koma nibyanze bikunze njyamo nagiye gusura abantu bafunze, byanze bikunze nzamubona ati ninde wakubwiye ko ufunze hano twarakuzanye ngo tumenya ari amakuru ari kubera muri Nyungwe, ntabwo ari ukubafunga, abantu bafungwa ntiboga, abantu bafungwa ntibarya ibibiryo. Ati turi kugupererezaho amakuru. Ubwo rero maze kugera mu cyaro nsubiye muri bwa buzima, nsubiye guhinga, nibutse bya biryo, nibutse ya sabune nziza ya Tembo, nibutse za kotegise, nibutse ya mavuta, ndamuhindukira ntirari ibirayi byanjye uzabinyishyura urabeshya. Ibirayi bya mbere na mbere nahamagawe na Gerard, ni ubwa mbere nari mbonye umunyamakuru Gerard Mbabazi, namwumvaga kuri Radio Rwanda gusa, nkumva nyine ari umuntu ukomeye cyane. Yarambwiye nakora nyina w'ikiganiro arambwira ngo Vava ngo ntusenga ntiwizera ati nubwo ujuje gukora akazi ko mu rugo ntago uzagakora. Ati 2020 umunsi uri guhembwa ntago ari byo uzaguma kandi uzabona amafaranga menshi. Ndamureba ndavuga ntubundi abakire buriya nyine niko bameze, bundi abakire bo babazi ko ibintu byose bizashoboka, bakire bo bizerera mu mibare gusa itanahari. Ntago nigeze byemera. Hashize iminsi ngarambwira ngo ninze duhuramo 100 umuntu yamuhaye. Bya birayi Yesu yabyishyuye. Yabyishyuye niyo wabirya icyumweru cyose ntiwabirangiza ibirayi by'100. Yabyishyuye. Buracya arongera arambwira ngo hari umuntu wamuhaye 300. Aha, buracya umuntu arampamagara arambwira ngo nkwemereye $1,000. Yarinze rya jambo yaririnze, na bya birayi yabimenye ko utabiriye yabizirikanye. Ubwo burongera buracya undi muntu arampamagara ni umupasiteri witwa Pastor Brigitte, arambwira ngo nguhaye intama. Mbo hari undi umusaza mu Bugesera wampaye inka, arangije arambwira ati itegure ibirayi birarimbanyije. Njye ubwanjye sinari kuhura na Bruce Melody, hari abantu benshi abastari bakomeye batarahura nabo mu byemere. Njye rero bari abantu bakomeye n'ukuri nge ndabubaha pe. Guhura nawe byarantejeje cyane kuko namubonaga kuri televiziyo ndi mu cyaro mbona ari umuntu urenze pe, kandi koko ni umuntu ukomeye uriya muntu. Arangije mu 280. Mu by'ukuri ayo mafaranga yose nagiye ngenda nakira, ntago nakiriye kuko mfite diplome, ntago nayakiriye kuko hari umufamiliye wanje ukomeye wamfashije kumenyekana, wagiye unsunika ni Yesu wenyine wanyisunikiye. Niyo mpamvu rero nkubwira wa mukobwa we, aho uri hose usenga ntago Yesu akorera mu kavuyo, nta nubwo Yesu akorera mu rusaku, nta nubwo Yesu akorera mu isoko. Niba usenga senga, niba ujya mu isoko jya mu isoko, niba uri mu kavuyo jya mu kavuyo, wowe umurindire. Kandi mu isengesho rya usenga uzagira ikintu mwibutsa cy'ukuri. Urumva ko ngiye namwibutsaga, wibuke ko nirije ubusi iminsi 3 n'amajoro angahe yose birayi sinari kubirya se.
ntibari babinzaniye babiteguye neza ari abayobozi sinabwiye niyirije bakambwira ati nujya wiyiriza ubusa ujye ubitubwira kugira ngo nyine mbese babaraga abantu bari bugaburire ubwo rero nagera hahandi wacu Nyamasheke kuri cya kirago handi ku kirago muri sari wacu nkabwa ntumve twumvikane rero we naswo mugani wa nyira plastika n'ubabwa ati wewe naswo n'umwuka wera muze murye buno bugari nanjye naramubwiye nti wewe naswo birayi byanjye ntigeze njya muzabemba murabifite cyane ntabyo barabifite urumva mu buzima bwanjye nabyirutse nambara bodaboda z'igihumbi zaguraga 800 900 gutyo hanyuma ntago nari nzi umuntu ajya mu mujyi akagura inkweto z'ibihumbi 30 za ferme zisa n'isakoshi utari umuganga ntago nari nzi ngo umuntu ajya kudodesha ikote ry'ibihumbi 30 utari umuganga wahembwe ntago nari nzi ngo umuntu ashobora kugenda hari muri banka akabikuza 800 akajya gushorera inkebyiri mu isoko utagurishije ikahwa isoko yagusigiye ibyo byose ni imirimo n'ibitangaza Imana ikora ariko ikabikora nayo abigizemo iki uruhare bikora abigizemo uruhare urasenga iyo usenze umwaka umwe bikanga nubwo wananirwa azazirikana bwa butayu azirikane rwa rugendo wagenze azirikane wa musore niyo yasanga urangaye ariko azagusubiza kuko hari icyo yakuvuzeho azarinda rya jambo yakuvuzeho nawe aririnde kandi ntazemera kutaha akuri mideni hari igihe najyaga nsenga Imana nkabwira Imana ngo Mana icyo utampaye ntacyo kuko narebaga abagenzi banjye bose bagiye bapfa nge nkaba nkiriho ngihumeka nkabwira Imana ngo Mana icyo utampaye ubwo ntago cyari icyanjye icyo utampaye nta gihari kuko ntacyo mushinza pe ntacyo mushinza kugeza kuri uyu mwanya icyo atampaye ubwo si icyanjye kandi nkanamubwira ngo rero wabanye nanjye uramfasha unkura mu buzima bubi aka kanya nshobora kuzindukira ku mureti nk'umuntu ufite akazi ka leta ntako ngira urumva aka kanya nshobora gutanka ajya gupimisha ikiro cy'inyama nk'umugore w'umucuruzi nta mugabo ngira aka kanya nshobora kujya haramwiduka nkamanuza ikanzu ya 30 nta musheri wayinguriye izo ni imbaraga ziwe nta na diplome y'ibyo nigiye nakoze kuko yampamagara avuga ngo ngwino uvuga arampamagara aravuga ngo ngwino mpamirize imirimo n'ibitangaza nakoze ngwino uvuga aho nagukuye ngwino uvuga uwo waje kureba nimba wari kumubona niba ari kwicirana nawe yari umuyobozi ukomeye cyane ngwino uvuga ko kakanya ukiri mu kazi ko mu rugo ngwino uvuga ko kakanya ntacyo nakoze icyo rero nicyo aba yagize gute nicyo aba yahamagariye abantu nicyo ashaka kubamamaza ashaka abantu bavuga imirimo n'ibitangaza ashaka abantu bavuga izina rye mu kuri no mu mwuka ubwo rero njyewe icyo atampaye nta gihari ndamubwira nti ukunda no mu isengesho ryanjye namaze gusenga ibyo wasezeranije abagukunda n'abagukomokaho nibyo musabye muri aka kanya kandi njya nirinda kujya imbere y'umwami wanjye ngo Mana ngo Samu ngo afite imodoka ngo Mana ngo nanjye ngo azamahiri ya modoka hoya ntago bibaho ndamubwira ngo Mana icyo wasezeranije abagukomotseho n'abagukunda nicyo nanjye ngusabye muri ako kanya nawe ugiye gusenga Imana ngo Mana ngo urafite imodoka ngo uriya ngo afite inzu nziza oya ibyo birasa n'ishyari urumva genda imbere y'Uwiteka Imana ubwira Imana ngo Mana ubwira Imana ngo Mana umfashe undengere icyo wansezeranije aba ari cyo kigira gute kiba none abubwira ngo urashaka inzu ntuzamubwire ngo ariko ngo runaka ko ayifite arayifite uzimigisha sakorera uko ingana uzisaho yayikuye wowe nyurwa n'ukuri ubundi bindi byose Imana izabigufasha ariko nawe wabigizemo iki uruhare niba rero umusukobwa ukabusenza imyaka 25 usengera umugabo ntumubone ushobora kuva ufite abusambana nabo yaza kukura ku rutonde rw'abasengera umugabo agasanga ntuhari urumva hari marayika uzutwara imigisha uza gutanga gucyura ibyo imihigo twahize akayishyira Uwiteka niba rero wahize wamara guhiga ukigendera naza akaza kukureba raporo yawe ntari bukubone arigendera ubwo rero senga numara gusenga ariko se sibye na Yesu uzaba uri umukobwa ubyirukire muri karitsiye unywa inzoga n'itabi umusore naza kukurambagiza abantu muturanye bazavuga ngo sibyo bazavuga kuri icyo manzi bazabwira umuhungu ati uriya ntacyo azakumarira rero ujye ubanza urebere ku bana b'abantu mwanya wo kurebera ku Uwiteka Imana yanga icyaha niba uvuga ngo uri umunyamasengesho utandukanye n'abasambanyi niba uvuga ngo uri umunyamasengesho utandukanye n'abasinzi niba uvuga ngo uri umunyamasezerano hagarara ku munara genewe oya nibyo sheri wagira urakoze cyane ni inama ikomeye cyane ubuhaye abanyarwanda muri rusange
b'abakristo n'abandi bose ko bazagikurikirana kino kiganiro. Ni ukuri inama utanze ni inama y'inyamibwa niko bavuga. So dusoza ndumva nanjye nabahereza igitero kimwe cy'indirimbo y'Imana ubundi tugasoza. Ni indirimbo Shirongi yarayizi nigeze kwiririmba mu gitaramo kiza gukorana kuri channel yitwa On a White Horse. Ni indirimbo nkunda cyane, ni indirimbo isubiza mu mavuta, ni indirimbo yanditse neza, ni indirimbo mbese y'ibigwi niko nayita. Nikanyiririmbeho gatoya. I saw a white horse, he who sit on it was given a crown, and went out conquering and conquer all the world. I saw a white horse, he who sit on it was given a crown, and went out conquering and conquer all the world. Now I saw the heaven opened, and behold, a white horse, he who sit on it. He called the faithful, he saved all nations, and judges all nations, and conquered all nations. With a lot of iron, he was crossed and enveloped deep in the blood of Jesus Christ. His name is called the Word of God. For all the time, out of his mouth goes sharp sword, that with it should strike nations and rule all the nations. I saw the beast and their army gathered together to make a war against him who sit on a white horse and his army. The beast and those who received the mark of the beast were cast alive into the lake of fire burning. I saw a white horse, he who sit on it was given a crown, and went out conquering and conquer all the world. I saw a white horse, he who sit on it was given a crown, and went out conquering and conquer all the king shall have joy in your strength and your salvation. How great shall me rejoice in your strength and your salvation. I have buried your strength into my heart, O God. I have kept your word into my heart, O my God. You will make those of synagogue of Satan, secret society, who say they are believers and they are not believers from God. You will make them come and worship before my feet, and they will know that I kept your word into my heart, so that you will protect me from the hour of the trial. We shall come upon onward to test all the world. You will make those of synagogue of Satan to be defeated by he who sit on a white horse. Amen. And I saw a white horse, he who sit on it was given a crown, and went out conquering and conquer all the world. And I saw a white horse, he who sit on it was given a crown, and went out conquering and conquer all the world. Niyo ngiyo indirimbo ni indirimbo ibanikira amavuta cyane zanayibashyira mu kinyarwanda. Ni indirimbo nziza yanditse neza, ni indirimbo mbese rwose. So dusoza tukaba dushimira abadukurikiranye, tukaba dushimira abantu bose muri rusange, akaba ari njyewe na sheri wanjye. So tukaba dushimira abakristo muri rusange n'abapasiteri bazima, nongereho bazima, n'abantu bose muri rusange bakunda Imana. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Reka na sheri wanjye agira icyo avuga adusoreza tunasenga. Murakoze cyane, Imana ibarinde kandi Imana ibaho umugisha mu byo mukora byose. Sengera n'abantu. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimye, turaguhimbaje. Data, kuza imbere yawe ntujye urambirwa, kuko uri umubyeyi nyagora ku ngoma y'umwami w'abami. Aya masaha reka utugire neza, tugiye gutandukana, dutandukane kubw'umubiri, ariko imitima ukomeze kuyihuriza imbere yawe. Kandi rero Data, iki turaje ishinga cyatuzinduye no kugusaba umugisha wawe. Rero ngo nubane natwe, utugirire neza, buri muntu wese umutubare ku rwe ruhande, buri muntu wese umugire neza, buri muntu wese umurengere, uturinde amaraso ya Yesu umwana wadutwikire, kugira neza kwawe n'ubuntu bwawe bone natwe iteka ryose. Mbyambaje mu izina rya Yesu, amen. Amen.